Ibi byiza ko dukurikiye abantu benshi bagiye batubaza ngo kuki umuntu yamaze kuboneza urubyaro byararangiye yarakoresheje gapira yaranywa ibinini cyangwa yaraterwaga ubushinge igihe birangiye icyo gihe kirangiye bamuhaye cyangwa igihe urwo rushinge cyangwa ako gapira kagenewe iyo ashaka gusama byanga bikaba byamusaba igihe kinini cyangwa bikamara igihe kinini cyane atongeye gusama. Ese biterwa n'iki? Ni icyo umuntu yakora kugira igihe wihaye cyo kuboneza urubyaro igihe kirangiye uhita usama? Ibyo ni byo tugiye gusubiza muri iyi video kugira wumve umenye icyo wakora nimba waraboneje urubyaro igihe kikaba cyararangiye ukaba ushaka gusama, urebe icyo wakora kugira bigufashe ubone urubyaro. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kuri subscribe hakande, kuri like, kandi wibuke gusharinga video ku nshuti zawe. Nzi ko ibingibi abantu benshi babyibaza kandi ni gake babona ibisubizo bihamye, ibisubizo bisobanutse. Icyo dukwiye kukumenyesha ni uko kuboneza urubyaro hari uburyo bwinshi, ariko uburyo tugiye kuvuga ahangaha cyane cyane ni buriya buryo bukoresha imisemburo. Hari ibinini, mu binini hari ibinini by'ubwoko bubiri. Biriya binini umuntu afata buri munsi. Hari ibi binini ufata umaze gukora imibonano, noneho hakaba udushinge natwo turimo amoko menshi, hakabamo na twa dupira bashyira mu kuboko, ariko hakaba na ka gapira bashyira muri nyababyeyi. Byose biba bifite imisemburo. Kuki rero nimba wariyemeje tuvuge kuboneza urubyaro ukaba wariteje agashinge k'amezi abiri, nyuma yaho ukateza amezi abiri, wagera mu gihe ushaka kubyara, ushaka gusama, tuvuge umaze umwaka ubyiteza cyangwa imyaka ibiri, nyuma yaho washaka gusama bikanga. Icyambere ukwiye kumenya ni uko cyanshi biterwa n'uko iyo misemburo wagiye witeza yamaze igihe runaka iri mu mubiri wawe. Iyo imaze igihe runaka mu mubiri wawe rero biba bisaba ko umubiri wawe wongera kwiyadapta, iyo misemburo yagabanuka, maze umubiri ukongera kuretruva cyangwa ukongera gukora nk'uko wakoraga mbere utaraboneza urubyaro. Icyo ni icyambere ukwiye kumenya. Rero igihe cyose umubiri wawe utarasubira gukora nk'uko wakoraga mbere utaraboneza urubyaro, birumvikana ko utabona ovulation. Iyo utabonye ovulation rero biba bigoye ko wasama, kuko ntabwo wasama utabonye ovulation. Ovulation tuvuga ngaha usanga benshi batabisobanukiwe. Ovulation ni igihe intanga y'umugore irekuwe ikajya mu miyoborantanga igategereza ko intanga y'umugabo yaza bigahura maze bigakora umwana. Igihe rero intanga yawe itarekurwa kubera ko ugifite imisemburo myinshi ikiri mu mubiri wawe, ibingibi bishobora gutuma utabona ovulation. Ku bagore bamwe hari abo bimara icyumweru, ukwezi, amezi atatu agahita abona ovulation, yabona ovulation akaba yasama. Ariko hari n'abategereza amezi atandatu, umwaka kugira umubiri wabo usubirane. Rero ku bantu babaza ngo biba bisaba igihe kingana iki kugira umuntu asame nyuma yo kuboneza urubyaro, nta gihe gihamye, kuko buri mugore aba afite umubiri we uko ukora, aba afite umubiri we uko wiyadapta, aba afite umubiri we uko uzatangira gutunganya imisemburo. Rero ni ukwihangana gusa. Iyo ubonye urengeje umwaka waraboneje urubyaro, nyuma yo kuboneza urubyaro ukaba umaze umwaka utegereza ko usama byaranze, biba byiza kujya kwa muganga bakagufasha. Icya kabiri dukwiye kumenya nicyo bita rééquilibrage hormonal. Rééquilibrage hormonal ni gute rero? Ubundi iyo uri kwiteza urushinge cyangwa iyo wishizemo agapira cyangwa unywa ibinini, ibyo byose bituma umubiri wawe ugira imisemburo iri hejuru. Imisemburo estrogène, progesterone cyane iba iri hejuru cyane. Iyo imisemburo iri hejuru rero, imisemburo niyo igenda ikabloka ovulation kugira udasama. Rero iyo umaze kuboneza urubyaro, umubiri wawe iyo umaze kuboneza urubyaro igihe cyararenze, umubiri wawe biba bisaba ko usubira kuri ya rythme wabagaho mbere ugikorera ku misemburo mike. Noneho iyo misemburo yari iri hejuru ikagenda igabanuka buhoro buhoro
umubiri wawe rero wari umenyereye ko imisemburo iri hejuru, ugatangira kugenda wiyadapta buhoro buhoro, imisemburo yazagera hahandi yakoreraga, ubona imihango buri kwezi, ubona ovulation buri kwezi, none umubiri wawe ugatangira kwiyadapta buhoro buhoro. Muri uko kwiyadapta buhoro buhoro rero nanone nk'uko twabivuze bishobora kumara amezi 3, amezi 6, umwaka cyangwa kurenga, hari n'abarenze. Ariko mu by'ukuri iyo ugejeje umwaka utarabona urubyaro cyangwa utarasama, guhera igihe warekeye kuboneza urubyaro kugeza icyo gihe biba bisaba kujya kwa muganga bakakurebera. Icyo ni icya kabiri. Ikindi dukwiye kumenya ni uko kubera ya misemburo yari iri hejuru, hari igihe uhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro, noneho ukatangira kubona imihango. Ubundi ari amaraso ubona waraboneje urubyaro, ukajya wabona buri kwezi ngo ni imihango ubona kandi waraboneje urubyaro, iriya ntabwo ari imihango mu by'ukuri. Iriya babyita hémorragie de privation. Hémorragie de privation ni amaraso uva igihe imisemburo yagabanutse. Ngo bigenda gute rero? Urabona iyo witeje tuvuge nk'agapira, iyo witeje agapira, ako gapira kagenda karekura imisemburo buhoro buhoro. Noneho kagera igihe kagahagarara, nikongera gukora imisemburo, kamara igihe katarekuye imisemburo, ukabona amaraso. Ariya maraso ntabwo ari uko uba wabonye imihango, kuko imihango iza kubera ko umuntu yabonye ovulation. Ahubwo ariya maraso ubona wita imihango, ni uko imisemburo ako gapira wishizemo kaba karetse iminsi runaka kadakora imisemburo, ukabona iyo misemburo yaba mike mu mubiri wawe, ukabona ayo maraso. Noneho wamara kubona amaraso iminsi 3, iminsi 2, iminsi 5, kakongera kagatangira kurekura imisemburo, kakarekura imisemburo. Iyo misemburo karekura niyo kujya ku block ovulation. Karekura iyo misemburo rero kuri akagenda kayirekura, akaba ari bwo wirinda gusama. So iyo rero umaze warengeje igihe cyo kuboneza urubyaro, byararangiye, uri mu gihe rero utegereje gusama, umubiri wawe utangira kwisunganya, ugatangira kubona imihango igenda itandukanye. Ukabona imihango ku ukwezi gukurikira ntuyibone, amezi 3 agashira ukabona kubona indi. Ibi ngibi biba bisobanuye ko uri kubona imihango ariko nta ovulation uri kubona. Kugira ovulation izagaruke rero biba bisaba kwihangana, kuko wa mubiri wawe wari umenyereye gukorera ku misemburo iri hejuru, biba bisaba ko usubira kumenyera gukorera kuri ya misemburo iri hasi kugira utangire kubona ovulation, bityo rero ubashe gusama. Ikindi dukwiye kumenya ni abantu n'ubundi bajya kuboneza urubyaro na mbere yo gusama bari basanzwe bafite ibibazo wenda batabizi. Icya mbere, ushobora kuba uri umugore mbere warabona imihango bigoranye, ukajya ubona imihango rimwe mu mezi 3, rimwe mu mezi 6, rimwe mu mwaka, mu by'ukuri ufite icyo bita PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, cyangwa Syndrome des Ovaires Micropolykystiques. Kuri wowe rero bivuze ko na mbere yuko utangira kuboneza uba wari usanzwe ufite ikibazo cyo kubona urubyaro, noneho ugira amahirwe urasama, urabyara. Nyuma yo kubyara uboneza urubyaro. Iyo uboneje urubyaro rero, igihe cyo kuboneza urubyaro kikarangira, n'ubundi bya bibazo byawe biba bihari. Aho ngaho niho handi utegereza imyaka 2, imyaka 5, imyaka ingahe, gusama bikanga, bikaba ngombwa kujya kwa muganga, basanga ufite icyo kibazo bakagufasha. Cyangwa ukaba waraboneje urubyaro, ariko muri icyo gihe waboneje urubyaro, wabonezaga urubyaro ukaba warahuye n'ibibazo, warahuye n'ama-infection n'ibindi, bikaba byaratumye imiyoborantanga yawe iziba. Iyo imiyoborantanga yawe yazibye rero, biba bisaba ko ujya kwa muganga bakareba imiyoborantanga yazibye bakagufasha. Cyangwa ukaba waragize ibindi bibazo. Niki rero wakora kugira ubashe gusama vuba wari umaze kuboneza urubyaro? Cya mbere ni ukumenya gukontrola cycle yawe, ukamenya igihe ukwezi kwawe kwatangiriye. Wamara kumenya ukwezi kwawe kwatangiriye, ukajya umenya ibimenyetso bya ovulation, nimba warabonye ururenda, nimba uri kumva amabere abyimba, nimba uri kumva ufite ubushake bwinshi, nimba uri kumva ubushyuhe bw'umubiri. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka ko nubwo wabonye imihango ariko utangiye kubona ovulation. Ibi ngibi byagufasha. Icya kabiri ni ukurya indyo yuzuye,
indyo cyane cyane imboga rwatsi ziba zirimo folic acid. Folic acid ni ituma intanga zawe zikora, bikaba byatuma ubona ovulation. Ibindi ni ugukora siporo no kugabanya umubyibuho ukabije.